wemeye kubigire ikigiriye wemeye ngaho ugatera intabire wemeye guteka ugasenya inyayo inda ya Megariyo yahinze tubaye bangiginya yatema mamureke nawe yesimfeni doga ngizuba riryo izuba riryo ryagasu suruko ibenu mutima hari tuko zamaso ibyo nireke mama ibyo nireke nawe kuva ku mpinga kugera mu gishanga yadutanze kubona izuba hagati y'umukecuru ino ndirimbo uraza kudusobanurira uwo yaririmbaga ariko hari umuntu ushaka gusuhuza araje bakunzi b'umuco nyarwanda twakunze indirimbo nyinshi turaziririmba benshi baranaziyitirira buretse DJ umuhanzi ukomeye cyane mu Rwanda Cecile Kayirebwa twakubye indirimbo ze amashyi cyane yageze hano kwigunga kwe mu mbaraga nke ariko akavuga ati ngomba gusanga abo bantu bafite umutima w'umuco yamaze kugera hagaha arashaka gutambuka maze akaza akaramukanya n'uno mubyeyi Cecile Kayirebwa yakuze akunda Rujindiri Bernard ni umuntu afata w'icyitegererezo aka kanyeje gusuza umukobwa we umukobwa nawe w'imyaka 82 ni mukuru we bose ni umubyeyi abashimashyi cyane kuri Cecile Kayirebwa maze kugera hagaha abashimashyi cyane aragoberanye mwigira hino babyeyi abashimashyi cyane ababyeyi mama bashiri DJ reka nyiriganzo yahageze abashimashyi cyane nyiriganzo yahigereye ndagira ngo aka kanya asuhuze abakunzi b'umuco niyo ryaba ijambo rimwe Izi mundu naje nkuzaniye mama ndicara ndatekereza wino kandi wino wanabuze kera yamiye bituma jewe ngukumbura nakumbura ikinyambo narakubonye byahiye bituma jewe ngukumbura wanduburije umutima kandi wemera gutwarwa byahiye bituma jewe ngukumbura
amashyi menshi cyane kandi ni umugisha ukomeye cyane. Turakomeza tunaganira kandi tunakomeza gutarama. kandi nguyu atagira makemwa iyo rugina iyo abyirutse neza ngacuranga kari acurange rwose imbyino ayishyiramo ayo mazina mu kinyarwanda babyita guterekera. Aterekera babyita guterekera. Aterekera abo bahanzi aho yavuze ati ndatumurya uhamiriza arabarusha Butera urya mwana wa Nduro arabarusha Rushindiri Bernard. Yego yarayicuranze cyane, turanamushimira cyane kuko atizimbye mu nganzo ahubwo akamenya ko ari n'abamubanjirije. Yarakoze cyane kuba anahuye, baramushimiye rwose, ayo mashya mugereho. yarabikoze ajya biririmba nabyumva nagira ngo mubaze ikibazo. Hari inanga ya Rujindiri yitwa Kamujwara. Iyo nanga itangirana n'ururimi njya numva atari Ikinyarwanda, kandi niba turi aha ngaha turashaka kuganira ku mateka no guterekera ababyeyi bacu kugira ngo abari ubu ngubu tuzumve n'ibyo tubyina ibyo ari byo, n'ibyo twigana ibyo ari byo, n'ibyo ducuranga ibyo ari byo, kuko hari igihe tubicuranga tutabizi bamwe bakanabisubiramo nabi. Ndagira ngo mubyeyi utubwire Kamujwara ubundi ibyo bivuze iki? Numvisemo Gicuratiro mu byo wari umaze mu nanga wari umaze gucuranga, ariko Kamujwara washwateye numvisemo ururimi rusa naho atari Ikinyarwanda. Tubwire gutyo. Noneho aririmba urunyenkore ariko sinayisubiramo nta nubwo nyizi rwose. Ndibabwiye nabo mbabeshya, ni ikintu cy'Ikinyarwanda, niba ari Igiswahili niba ari Ikisago mbizi, ariko Kamujwara ni ibyivugo ni iki byose sinashobora kwivuga ndi umugore, n'ibindi byose ntabwo nabishobora. Kamujwara ntabwo nayishobora, ariko icyo nababwira cyo ni urunyenkore. none se ni urunyankore Rushindiri Bernard yari yarigeze kwikoza i Buganda se? Reka nkubwire rero, Rushindiri nta hatagize, ari ku Nkombo, ari mu Gisaka, ari Gisaka Migongo, ari hehe hose. Ni Bwanamukari twatuye, ni naho navukiye. Ibyo nkubumva kubwira ngo Bwanamukari niho navukiye. Bwanamukari wavukiyeyo? Bwanamukari niho navukiye, Burasidirida. Aho ubu ni Butare rwose, Burasidirida. Yego niho navukiye. Reka nsabe kuboha tubanze twiganire n'umukecuru. Mukecuru tujya ngo tuganire nawe noneho. Shami, icara tuganirize umukecuru. Uyu mwanya ni umwanya kugira ngo tubaze ibibazo. Hari byinshi benshi barimo kutwohereza kugira ngo tubabaze, bakatubwira. None ufite ikibazo turaza kukibaza, yaba ibijyanye n'inganzo ya Rujindiri Bernard ndetse n'ibijyanye n'inganzo ya Cecile Kayirebwa. Nawe hari ibyo arajya dusubiza cyane cyane nko ku ndirimbo abantu bakunda ndetse n'ubundi buhanzi. Mukecuru rero, batubajije ngo uri umwana wa kangahe mu bana ba Rujindiri? Ndi wa gatanu. Mu bana ba Rujindiri hasigaye abana bangahe? Wegeye. Yari afite abana bangahe? Batanu. Yewe ubundi yari afite batandatu. Ukaba mucura bwe? Oya. Ndi wa gatanu mu ndaye. Noneho reka mbabwire, hari abana be ari Girumatse yari imfura ye, narugwiza ngo gamukurikira. Abana b'undi mugore
none uhabyarana na mama Kayitare na Gatari na Kayitesi na Mukayiraba urumva ko ari abo kwa Rujindiri. Mukayiraba yari murumuna wanjye yarapfuye yari yaranahunze yaragiye inyuma y'igihugu none n'igihe wari wasigaye mu Rwanda n'igihe wasigaye igihe Kayitare yarapfuye Gatari yarapfuye Ngirumutse yagiye i Bugande niba kibaho niba atarabayeho ariko nta kibaho kuko aba yaraje no mu Rwanda. Uwagiye i Bugande ni Ngirumpatse akaba n'imfura ya Rujindiri. Yego. Ikindi kibazo Rujindiri yapfuye muhe mwaka? Yapfuye muri 1991 yari afite imyaka 101. Umuntu ko yaririmbye indirimbo Inkotanyi cyane muri 1991 tuzi ko u Rwanda byari bimeze byari bikomeye cyane. Iriya ndirimbo nta kibazo ubwo yamuteye? Ikibazo se ntacyo yamuteye nubwo byari kuza wenda byaje yarashaje. Yego. Urumva yari amaze gusaza wenda byari kuza mbese iyo biza wenda kubakiriho ntabwo natwe tuba tukiriho kuko baba baratwishe baratwicanye nabo none kuko bavuga ngo hariya ngo dutere kwa Rwabugira bari baramuhinduye Rwabugira Rujindiri bamwita Rwabugira. Ubwo rero urumva batereka tujye kwigira urumva na bugingo n'ubu umva imboga zirimo hari n'izindi mbuto imboga zirimo harimo imbwija igisusi inyabutongo igisusi isogi nyiragasogereza hari rusundengeni imbogo wandunga nabazo n'isogo n'intuza isogo yego inkarishya n'inkarishya byose ibiryo bya Kinyarwanda birahari byose birahari. Ushobora kureba umuntu uri muri service akadufasha. Yego. Hanyuma ibyo kunywa by'ubwoko bwose birahari ariko cyane Kinyarwanda. Urwagwa rw'umwikamire ndagira ngo abantu bashinzwe service bafasha abantu kugira ngo tunywe kurwagwa mushingishira agaheha. Hanyuma hahandi Rujindiri igeze kujya mwumvaga baravuga ngo akasheke kanyarire ngino. Yego. Engino ni irariya nagahanga kishaka nimugire ngo numwanda wayobeyemo. Reka twakire mu nzenze intore twakire intore mu nzenze. Urumva se twagira dute uyu mugabo ko atera ibitandatu aratubwira ibiki wagira ngo agiye kugura ikibanza. Reka twumve ikibanza mu Murishyo ntacyo bitwaye kiragurika kiragurika ngaho utera ibitandatu twumve indirimbo y'umubyeyi Cecile Kayirebwa dufitiye amashusho kugeza ubu ngubu. Ni indirimbo yaririmbiye nko muri za 95 mu Mutara hakiriho abahungu bafite Bogi Derriere na Penke yaririmbanaga n'umukobwa yabyinanye n'umukobwa mwoka byaramwe nyamuna abanyarwanda barabyara uriya mukobwa niba kiriho sinabimenya mwogahekamwe. Ni ibyino yitwa iyihe ya indi dufitiye amashusho yaririmbiye mu Mutara ifite amashusho. Umva imbyino batuzaniye. Oh yes. Nyirumurishyo umva imbyino umva iyo tugiye kubyina iyo ateye ndayiba iyo umva iyo nyirurugo ateye tugomba kuyikiriza urwo n'urubambyingwe muvuze ngo ndanywiye ni urubambyingwe rutari urwa Kenisi. twishimiye iyi nkera y'Umurishyo ngira ngo turaza kubisobanura byimbitse. Ni Twabimana Celestin umugaragu w'Umurishyo kuko ushaka kuba umutware abanza ukaba umugaragu cyane. Rero aba ni abatware baje abayobozi abashyitsi baje uyu munsi cyangwa abasangwa. Hano turi kumwe n'abantu batandukanye cyane cyane inzego za leta abayobozi aha dukorera. Uyu munsi rero ni umunsi wo kwishimira cyane cyane mu Murishyo ko dufite ibintu bibiri dushaka guteza imbere kijyanye no gusigasira umuco twifashisha abakuze cyangwa twifashisha abahanzi mu buryo butandukanye tutibagiwe urubyiruko n'abakiri batoya kugira ngo tubihuze ibyo twita ngo duhobere umuco wacu.
ibi biganiro bizajya bibaho, iki gitaramo kizajya kibaho buri wa gatanu bijyanye n'uko ari umuco ni mugari. Buri wese uri aha ngaha afite ibyo yasigasira, cyane cyane ntawe udafite aho akomoka. Iyo ufite aho ukomoka uba ufite umurage. Tubirize kuko hari umuntu wari unyigombye aha ngaha aravuga ati ubu mukojeje agati mu ntozi ntituzongere kubibura. Mu kanya n'abarimo n'abicaye uretse aba bari kuturirimbira no kutuganiriza, ariko ngira ngo ubu harimo bakwivuga, harimo abasakuza, harimo abakira igisoro bagatsinda abandi n'ibindi. Ariko mureke uyu mwanya dufungure ku mugaragaro. Hariya hari amasafuriya dutegereje. Inkono. Hari n'amasafuriya. Inkono. Y'amasafuriya yadutse. Nagira ngo ngewe ndo wa .com hanyuma numve mwebwe muse. Wadusemburaga. Wadusemburaga ndakwiza urabizi. Utikire. Hariya hari inkono. Mudahora buze. Ubwo ndagira ngo abayobozi bari aha ngaha n'abatumirwa abashyitsi, harimo Kayirebwa Cecile, harimo umukobwa wa Rujindiri wadutaramiye n'umuhungu we. Turagira ngo twakire umuyobozi w'aha ngaha turi na timu bazanye, baze bahagarara nze hafatwe n'iyo foto, hanyuma banadufungurire ku mugaragaro. Biriya byungo biri hariya birimo ibiryo turi busangire kandi biryoshye. Yego bya gakondo. Hagati aho ko turashaka guteza imbere. Hari abandi b'abashyitsi badusuye turabyishimiye. Hari abandi twari tuzi ku itangazamakuru cyangwa no ku zindi mbuga nkoranyambaga ariko tutarabonana amaso ku maso. Uyu munsi rero murabyumva ko ari akarusho kuza hano twese dutashye twishimye, dutashye tunyuzwe kandi tubifuriza no kugaruka, kuko ibyiza nk'ibi ntabwo byaba rimwe ngo birekeraho, bigomba gukomeza. Twabonye ababyeyi hano batuganiriza ku muco abenshi tutari tuzi. Umuco ntugacike. Karibu mwese mu mudugudu Mwezi ku gicumbi cy'umuco hano mu Murishyo. Hanyuma nkaba nabashoje rekeraho nubwo magazana akabazo muyobozi. Yego. Aha no hahenze gutya mwahatuye gute ko umuntu yahatura ati urakoze cyane. Ubwo watangiye kuhagenda no kuhatura biri hafi. Urakoze. Nuko bitangira ubu niho bishya bishyira. Murakoze cyane. Yego murakoze. Hari undi muyobozi nawe. Nitwa Mushimiyimana Claudine, abandi mu Mwezi. Tubahaye ikaze mu Mwezi kuko ni igicumbi cy'umuco, aha abeza bavuka, akaba ari iwabo wa Kayirebwa. Ubu ni umwana w'iwabo, ari iwabo hariya hahoze Igihozo iwabo kwa Kayirebwa. Ko bimeze imbere y'iriya shuri. Yego. Hano ni mu rugo. Hari amagomba hakaba kwa basaza be. Kayirebwa yitwa Tarihinda. Abantu ntabwo bazi Tarihinda ibyari byo hiryo jambo risobanura iki. Turaza kubaza byinshi, turagira umwanya wo kuza kubaza ibibazo byinshi cyane ku nganzo ye. Nkuko babidusabye bavuze yuko abayobozi batambuka bafatanyije n'abahanzi bakuru twakire kuri uyu munsi. Ndagira ngo dusabe abakobwa Kayitesi Anastasia, Kayirebwa ndetse n'abayobozi bombi b'umudugudu ndetse n'aka karere kose niko nanavuga rimanye. Niko bimeze. Batwemereye kwifata neza. N'abayobozi biwe baravuze ati hano ni wabo yageze mu rugo. Hagati aho nanone intore ariko namwe rwose ndagira ngo tubasabe mu nzenze. Intore mu nzenze nkuru. Kiramo ka Tarihinda niyo dufitiye amashusho kufasha abana abantu bacu kugira ngo iyi gahunda yihute kandi igende neza. Bashinzwe serivisi. Yego. Yongi. Tuyifitiye amashusho kabyara. Ariko muraryoherwe bambe.
ikintu yabuze ni indongozi muri zo ariko buri intore itagira imyati ntabwo kubita umudiho igomba kugira ibikubwika yagutekana ikagira n'imyati turenge tw'abanyakigali ariko baramera katunonera aratunonera ukabona ibintu byose hagiye gukurikiraho ikindi gice gikurikiraho mu kanya hagiye gukurikiraho umwanya w'ibibazo dushobora ibihembo n'ibibazo ni ukuvuga ngo umuntu dushobora kumubaza ikibazo akantu arimo kunywa bigakomereza ariko waretse ibyo jambo ntabwo ari ryiza kuki mutata amashifure ariko waretse ibijyanye n'umuco ibibazo ndagira ngo abantu bumve birakurikiraho ibibazo tukabishakira irindi zina tukareka kuzana ibibazo muri uru rugo koko muri iki gitaramo tubyite guki duhugurane ibyo duhugurane mu gitaramo erega nigeze no kubyita ariyo abantu barakurikira duhugurane mu gitaramo haraza kujyaho nanone ganira na Cecile Kayirebwa ushobora kuba ufite ikibazo urashaka kumubaza cyane cyane nko ku bihangano bye ushaka ko aguhugura arahita agusubiza turamuha umwanya rwose agusubize yahitamo kuza kwicara hano cyangwa yahitamo kuba aho yicaye ikibazo akakigusubiza abakunzi b'indirimbo ze hari byinshi uba wibaza ku nganzo mbabwire ni kenshi abantu baririmba indirimbo za kanaka iza Kayirebwa ujya wumva mu bukwe zose barazimaze ariko se bazi icyo zivuga buriya uza ahantu ndirimbira muri dushe mvayo nzimaze zose kuko burya niho hantu ntinda cyane maze nkaziririmba koko mu burumaruma
nkarumagura none ahangaha ndi kumwe n'umutaramyi data hari igihe impamvu navugaga ngo dukure ibibazo mu gitaramo hari igihe waza guca ibiti n'amabuye uti mwaramutse kwa bigarukaniye tuti yego hanyuma rero sinicara ahubwo icyari kizanye naje gutira ikimasa ati buretse ati wonini bati ni beni ngaje ati mubwira nkurira impagarara mu rugo yicare atekane ibyo byo kumubita cyangwa arara ashyiriye impagarara ngo arihuta ngo habaye ibibazo ati ibibazo n'ibyiki niyo mpamvu n'ibibazo mu gitaramo cyangwa se ibikabeho ikibazo cya mbere urakibaza nako duhugurane ya mbere mumbabare duhugurane ya mbere ninde wifuza gusubiza haba hari umuntu wifuza gusubiza wenda itaraniro kumuriki yego aho uri rwose aho uri abaye umukobwa cyangwa umukesha ngiye byawe uriya abantu n'abakunda bakesha Rukiza Ngabo utabakunda hano hari umuntu ubwo icyo afite cyahita kiyongeza ibyo bintu sibyo nyabuna Rukiza Ngabo uriya mugabo w'umurishyo rekaze mwongorere Celestin igira hino nkongorera akantu gira hino ariko wanamutwara uterura bafure nuko namubonye hano ari he ni yitwa Mimi ikibazo igira hino mubaze igira hino Mimi bavuze ijambo ryawe ry'ikinyarwanda izina ryawe ry'ikinyarwanda uwa Maria urumva iryo zina uba wahishe uwa Maria ingoma ntibazwa igira ite nyamuna muhave uwa Maria enda hano nabamenye enda hano ndeba kandi umutekano namubonye yararimo guhengamira ku uwa Maria uraho urasa neza pe ufite isine ryiza rwose hanyuma ingoma ntibazwa igira ite ayiwe data we irabangurirwa abashyi cyane barayibangurira ugiye ingoma ni nk'ibi ingoma ntibazwa irabangurirwa uwo ni uwa Maria bo bamaze kukivugana iki ngiki turagisimbuka ariko tugomba kugisubiza yego ingoma ntibazwa urumva iraremwa yego urumva ntigurwa irakoshwa yego kuramvura rero nabyo ni nko kuremwa ushobora kuvuga ngo iraremwa cyangwa se iraramvura kuremwa ni kwa kundi bashyiraho uruhu bagakana bakagira gute hanyuma kuramvurwa ni bya biti iramvurwamo nyine cyangwa se ishobora no kuremwamo umuntu byomba bivuze ntiyaba afuditse hanyuma yemwe undi nawe yigire ejuru ngira icyo mubaza undi wifuza ko yasubiza ni ibintu byoroshye cyane biroroshye rega ni ibintu biri aha uyu mubyeyi arabishaka mubyeyi wenda wigu nta kibazo niyo wakwizana wambwira umutagara w'ingoma ugizwe n'ingoma zingahe hanyuma umbwiremo n'amoko nk'ane atanu yazo cyangwa se atatu reka ne kukuruye atatu yego dore ingoma igizwe umutagara w'ingoma n'ingoma 12 yego harimo ishakwe harimo iransobye kandi ngiriya ndayireba yego pe iriya nini muri zo yitwa banyibukije
akada ayizinze urutiwe yego ari ishakwe ni kakandi kabwa gato cyane gato oya ntabwo nakupeye ntumbeshyere yego hamwe igihumurizo yego igihumurizo kingana iki ni kiriya kinini ni ruriya runini ntakubeshya indiranye bagiye ariko ndazi wamba bariye ku muntu utanyuma koko Nenyahura Beni banzanire nsomemo nari nagiye nimara gusoma ndabivuga byose ariko nka muste nta kibazo barasuka ikirahure kimwe oya barakuraho ikirahure kimwe igere mu bitugu yego mu bitugu by'icupa kubera ko Diana akwiteho Daya uri hedi yego wamubonye ariko igeze umuhe wasomyeho nguri ya ruhangwa mbone nyakubona yego hasigaye kimwe hasigaye kimwe kugira ngo dukurikizeho ikindi gice gikurikiyeho nacyo gikomeye turakira nanone kandi baba babyeyi dukomeze dutarame yego harundi waba wifuza kugira icyo yasubiza haba umuco nyarwanda arawuzi amashwese cyane nuko di kera rero nari nzi ko abasore bafite umusatsi umeze utya nta kintu baba bazi bya kinyarwanda ngiye kubona mbona abazi gutemba rumanzi bose mbona baze bijya mpaye nkawe ndavuga ni buriya tuzajya twibeshya reka kumi umusore witwa nde mazina yanjye nitwa Bikorimana Jean de Dieu. Bikorimana Jean de Dieu. Ngiye kukubaza ibibazo bibiri. Wambwira umwe mu bahanzi b'abastari twakiriye kuri uyu mugoroba amazina ye yombi. Uwonzi Cecile Kayirebwa ariko niyo mazina ye girenze. Nayo rwose urakoze. Uwo ni uwa mbere. Ikibazo cya kabiri. Shawamba bareka mutwika sha nta kibazo. Vuga indirimbo imwe ye unayiririmbe. Iririmbe wowe igice kimwe cyangwa bibiri. Byangora gusa. Umunezero ntawo mwambabariye sha gusa nkunda kuzumva ariko yego reka nkwibare umuco nyarwanda ariko ubundi yego reka tukurure reka nkubaze ikibazo kimwe noneho intore urazizi z'u Rwanda intore zo ndazizi urazizi mbwira ubwoko bw'imyambaro ibiri nibura y'intore dore ngizi iriya myambaro mbwira amazina abiri nibura y'iriya myenda yazo yewe data we ariko nanjye naje kubyara ibibazo ahari hano uhera kuri biriya byo ku mutwe ni ibiki ni amaderede iyo nzi ni imigara umugara ikindi amayogi utama amayogi ntabwo ari amayogi we ni amayugi icyo se ko tukikugoza ntiwavuga ikindi kimwe nibura gisimbura ayo mayugi yireba ariko bareberega ngaba ari mva rero koko rwose mwokabyara uvuza umugara uvuza amayugi byakunaniye tukureke wigendere aracyaharahara ngo igendere ngo intore bifite n'umusirikare mu ntoki umusirikare mu ntoki ngo ni ingabo murabona ko abantu barabibona bikabaryohera
ariko ntibamenye gusasanura ngo bamenye iki n'iki iki n'iki iki n'iki iki n'iki. Urabona ko intore y'u Rwanda ifite umugara, ifite icumu, ifite ingabo, ifite amayugi wa mugani, ntabwo ariyo ni yu. Hanyuma yambaye atya aha mu gituza ntibikubwe, yego. Hanyuma n'ingindi, data bigarukana inkindi. Urumva turacyafite ibintu byinshi. Ibi ngibi rero nibyo tuzajya twigisha abana bacu abaje aha ngaha. Abana bacu bababwiye cya cyiciro cy'abana bacu muri cyanga. Ariko uriya mugabo ntiyasere cyanga, reka tumuha inzoga imwe igeze mu bityo rwose. Inzoga ntabwo yabura inzoga. Hagati aho ntuzari hano Diana ngwino nkwereke umusore sha wenda wanagira wamviraho wenda ngiye tuvira. Hagati aho hano mu murishyo tugira ibijyanye n'umuco. Hari uruhimbi mushobora gusura, unyuze inyuma hariya hari igice cyahariwe ibijyanye n'umuco byose, cyane cyane gusya ibinyampeke, kugosora, umuvure, isekuru. Abantu mushobora guhamagara abana banyu bakajya kwitoza bimwe mu bijyanye n'umuco hano mu murishyo. Iyo gahunda irahari. Ubu ni ubukerarugendo bushingiye ku muco. Ukinjira hariya hose nta kintu na kimwe wabona kitari mu muco wacu. Hanyuma wagera no mu bushorishori hariya naho hose watemba rumanzi ndakakwanga. Hagati aho dukurikijeho umwanya mwiza wa ganira na Kayirebwa. Ni iminota mikeya cyane. Ushobora kugira ibibazo mubaza ku bihangano bye. Hari bimwe mu bibazo bari bifuje ko tuza kumubaza. Indirimbo Inyange izurusha kwera ni mpamvu yamuteye kuyihimba. Inyange muhorakeye niko banditse ngo Inyange izurusha kwera. Ni Inyange muhorakeye. Inyange izurusha kwera nayo ibaho ariko ntabwo ari yanjye. Inyange muhorakeye ni igisingizo nahaye umuntu w'umubyeyi nakundaga cyane, witwaga Rosa ya Gicanda. data akaba umwamikazi, akaba Mukarudahigwa. Kujya kumureba bigaga hafi y'aho yari atuye Butare kuri social kwa gatandatu tukajya kumureba, akatubyinisha, akagira imbabazi nyinshi, akakunda abana cyane. Aho ngendeye rero njya ku kazi ndamukumbura nkafata inzira nkaturuka imushi iyo ngiyo nkajya noneho ndiwe mu nzira wakundi umuntu aba ari muri twategaga za kabineti kabineti cyangwa se bityo mu nzira inzira yose iyo Nyange muhorakeye unabona tukabasira zengurukira uko nageze yose nyiragira nayiragira. Arishima cyane nawe urabyumva, agira ibintu byawe mbisigaye numva intangamugabo amarangamutima. Iyo rero Nyange muhorakeye w'abana twaganaga ubwo navuga ko twajyaga tujya kumusura nkamuramutsa ntera hejuru mwogeza nturi hehe Nyamibwa ngenda mutima mwiza akagira uburanga bwinshi. Ese uvuga cyane yamubonye hehe? Ahubwo wowe koko abivuga akagira ubwitonzi, akagira gutuza, nuko rero ni hari nk'abakiri batoya bashobora kwibaza ngo iyo ndirimbo ngo bakaba bari kwibaza harya ngo ni iyihe ngo igenda gute, sinzi niba mwadukopezaho gatoya. Erega mubyeyi dukopezeho rwose, bakopezaho mwagiye mwumva ko ndagukopeye. Umuntu agukopeye umuntu aramwishyura, urabizi ibyo nabyo. Nanjye ndahita nkwishyura indirimbe pe.
wayisabye nturinde gukopeza wa mugani wanyu inyange muhorakeye uwabana twaganagana nturamukije ntera mugeza nturiye sinyame bwa ngendo kizi kibizahura niba biganza bigabamariza wari umubyeyi tukagusanga nongere ngiye ntikarame ukuranye ituze kuranye tuze kuranye ubwizana ukabani ingenzi koko urenze nkwiyoreza umutesi unakundwe nukuri urabikwiye ndagukopeje mana ya umva ibindi bibazo mu kanya tugiye kwakira namwe ariko bari bambaje nanone ku yindi ndirimbo Munezero sinzi niba hari icyo mwayivugaho nayo ubwingazo yasobetse n'umunezero ingoma niyizivugire amakohondera ya 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 ahiye ayaha ahaya haya haya ahaya haya ubw'inganzo yasobetse n'umunezero umva ibihozo by'abakobwa umve n'imihigo y'abahungu ya 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 ayaya tumva inzogera n'imirindi ndora intambwe zabo bageni ndora abana b'ibisage sanga hanzo zigahasara ya 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 twese amashi twese ikibiye mu byiza by'u Rwanda mbere ngezeye undura hatendusingize utununga n'imisozi n'ibirunga n'ibisiza n'amataha bateze neza n'ibiyaga n'amashyamba ya 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 mutisi ahaya haya ahaya 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 vugibiye ndekibiye mu byiza by'u Rwanda mbere ngezeye
Nuhungani misohozi n'ibirunga n'ibina n'ibisiza n'amataha bateze neza n'ibiyaga n'amashyamba ya 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 ay ya 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 Mana yanjye hari ibibazo bibiri sigaje kubasigaye ibindi namwe mushobora kubaza ngo hari uwambajije ngo umuntu yakora iki kugira ngo agire ijwi ryiza rindagira imyaka nk'iyawe afite ijwi ryiza yakwirinda kunywa iki ahubwo akajya anywa iki akarya n'iki aho bihuriye no kurya no kunywa iki njye ninywera intuza oya uretse no kuba ari umwimerere no kubikunda no kubikora ijwi rirakora iyo ridakora rirasaga iyo ukunda rero kuririmba uraririmba buri gihe uraririmba nijoro uraririmba mu gitondo uraririmba ugenda uraririmba ku manywa uraririmba wicaye uraririmba noneho umuhogo rero ukagira ibyo bita corde vocale mu gifaransa mbega imiyoboro y'ijwi igahora igororotse ikindi kibazo kimwe ngo iyo wumvise abantu bakora imbere indirimbo benshi bajya bakwigana indirimbo zabo hari abo wumva ukumva ubyakira gute wumva mbese hari umuntu wumva ukumva pe ukumva ni nkawe ubyakira gute cyangwa wumva babikora neza nicyo ngicyo nicyo kibazo biterwa na nyirabyo rwose n'ubikora nako nawe urabyumva hari ababigana neza hari abigana nabi hari abigana uko nabo babyumva bitewe n'uko babyumva nabo bikagushimisha cyo birashimisha rwose ko babikunda bakabisubiramo ntabikora uko yifite izina wagira n'ibyo nyine urumva n'umubyeyi amashyi menshi cyane umva amabwire buri wese avuge ngo ntawe uyobewe ijwi ry'umugabo asanze azi ijwi rye musubiremo ry'umugabo asanzwe azi ijwi rye noneho hano itangazo mbere yuko twakira ibibazo haba hari umuntu umwe hano wumva wakwiyumva washobora kuririmba nk'indirimbo imwe akayirebwa akavuga ati ndikumva mbizi cyane ahari nawe byumva abakobwa bajya bakwigana benshi cyane iyo umuntu yiga kuririmba ubundi akunda kwigira ku ndirimbo zawe ndetse akigira no ku ndirimbo za Kamariza muri fatizo ry'umuziki w'u Rwanda cyane cyane ku bantu b'igitsina gore indirimbo zanyu zibifatiro ryo kugira ngo umuntu amenye ati uzi kuririmba ngiye uzi uko ndirimba akayirebwa uzi uko ndirimba indirimbo ya Kamariza nkayishobora haba hari umuntu waririmba indirimbo akayirebwa hano abakobwa bose barahanga nta numwe na barasetsa arabizi kubera icyo uhamagara abakobwa gusa ahubwo ntawe wazi kuririmba njya mbona abakobwa rero bakunda kuririmba indirimbo zawe ntabwo nasuzugura abagabo arabuze yizaga nimpereza mwigane hari umuhungu witwa Mfuranzima niba ari ahangaha ariko aramutse ahari twakumva ko abahungu nabo bazishobora mu kabyarana Mfuranzima enda hano sha urahari ha Mfuranzima se aho hari rwose ntawe yanyebeye Mfuranzima Mfuranzima yabuze nanjye murakoze cyane hari indirimbo ya Mama Cecile Kayirebwa mu nda njye nitwa Rwema Thierry hari indirimbo ya Mama Cecile Kayirebwa mu nda yitwa Ngarara ndebe munyitegereze ngarara ibambe
ab'ingozi imigero n'inzozi imihino ngarara ibambe atamuke uyu abashimashe cyane kuri Papa Sava. Papa Sava niwe cyane iki gikorwa yakoze agaha akongera nuko ikaze kuri uru ruvugiro. Murakoze. Uyu muryango nakuze numva indirimbo zabo cyane cyane mu gitaramo, bigera igihe nkaba nzi witwaga Namaganya, ndibuka ko yakoreraga kwa Kobura gutyo. Nakunda kujya kumva, nyuma nza kumva ntakibabona. Inkora rero kuri Radio Disi nza kubaza, ariko aba bantu bahora batugaburira tuvuga gusa ducuranga ibyabo, babaho ntibabaho? Nza kubaririza rero, barambwira bati baba ku Mugina wa Jenda, unyuze na Kabugondo, unyuze Rugobagoba ugakomeza. Icyo gihe ntago nasaga naho nasubitse kwigisha, nsubukuye kwigisha ngo njye kwigisha mu Cyongereza, kuko igihe cyacu twigishaga mu Gifaransa. Nsaba umuntu ko yageza aho hantu akaba ariho njya kwigisha. Mbasangayo rero, abaza se ko nta gikoresho mu gifite bimeze. Yewe ndarabyigaga, ubu ntiyabarabimenye we yari yagacuranga ariko mukecuru ninde wamwigisha gucuranga mugani. Umva mumbabarire uyu mukecuru avuze ngo yagize gute? Uyu yigishwe nande gucuranga? Namwigishije mu kanwa urunyenanga. Ubundi bene wacu bagira amahari, bagira ishyari. Bishwa ba Medalidi bari bazi gucuranga kuko babanaga na Medalidi. Uyu mwana yari muto, yari murumuna wabo. Abaye muto, noneho uyu mwana duhaye inanga, bati tucurange, bati nzayiha mukecuru umukobwa wa Rujindiri. Yemeye ko yimpa, abana bamwigishaho nk'iminsi 3. Noneho banyina ngo se ngo umujyana ngo akajya Kigali ngo azagukiza azakomarira ikiza. Urumva? Noneho ntikariti turi mu kazu gato, sibyo? Ati ko turi mu kazu gato, mfite uburiri hano, nawe ufite ubwawe hariya. Ngiye kujya mwigisha mu kanwa, ndirimbe nawe uririmba, ushingura umurya wumva uko urunyenanga, nkwigishe n'urunyenanga. Siko bimeze. Ati turashaka kumenya kwigisha umuntu mu kanwa ni gute? Ni ukuvuga nk'uko inanga ivuga? Ariko mbiguhe ndabiguha rwose, ndahari. Noneho umwana nkamubwira nti Kalisa, ati impunga ivuga gutya: dore impunga mama se we impa, ninayitangira zose impambara mama yabunye mama se we inimpuruza nkwitumire mama se we inyagatoma. Nkamubwira rero nti rero Kalisa, ati ubwo arashingura umurya, umva turekeraho amashimese cyane. Umva umukecuru bana yanjye, umva Graciane ubwo urumva nterakamye gucuranga. Ndagira ngo twumve duhere no kwiyo ndirimbo nguko wumve ko yabimenye koko. Mukecuru akira mikrofone.
Mama sewe imumana mumana mama sewe zare ramatu ya mama sewe Mama sewe kwanya katare nduwabahize ibiganya kurinda mwikomereka rya sebo hararingenzi bo habaye ingenzi na Rwemarika basigara bose ari ngiye bahanze amaso batese ati nuko barusha ubwiza muzabaza batureba gwa nkomenwe amazi twatubye turi wamunyura abatware ndi nyira nanyagahinga nkabinyumba ishakaje ibyuma zaje mukuruza tamwe ikomereka rya senze Rwemarika basigara bose ari ngiye bahanze amazi ndi muto mu bataye batuye batinye ndatikoro mubyeyi ubu ni mwebwe noneho muraduha mukatubwira muti noneho dusigaje nk'indirimbo izi ngizi nizingahe noneho tukabareka bitewe n'imbaraga niyo n'amasaha kuko twebwe tukumva twagumana na hari abambwiye ngo kuki badashobora kurimba Kamujwara nabaje nyuma ariko batubwiye Kamujwara ko igira ibyivugo badusobanuriye ariko ukora ku nanga ho gakeye wenda kuri Kamujwara wenda ntabwo ujye ugerageza wenda warambika ikiganza gusa ntabwo narota ne muzi Rujindiri bwa curanze inanga arangije yisigira inanga yitwa Kamujwara yeah.
n'inzoga zanindi mwana wa mama itwiture macari wari umuzacyuma urwase muzigura nzamusabira azayimana izi mwana wa mama ndirukeri nabaza mwana wa mama ndirukeri muruza mwana wa mama ndiruka barwimima mwana wa mama ndirwa mucyo mugitaramo mwana wa mama wasinze nk'ikindi nk'umugore wanjye umugore wibanze nyirabisaho nagiye kumusura nsanga ararwaye inkebutse kumushaka nsanga arabera mwana wa mama mwana wa mama umuraguzi w'igikondo yaramumpebeje umutezi w'inkaraba yaramumpebeje n'uw'urugimbu yaramumpebeje mwene rusake yaramumpaye uramumumaye mwana wa mama ikanumumumaye mwana wa mama niwanganziyanira mwana wa mama yeah.